cya shitani cyarakaye. Umusore utangiza ugasaba ari umuntu. Ndindahiro Valence Papa. Acha bana we. Nta muntu ntabwo wandanza amafi. They could be mad at me. Look at my family. And then hano handitse Rutwitsi Muzi my aka. Work in China rather to be in Tata wafite karisimbi. Abikunda simbona. Wasama beautiful ladies and gentlemen, reka niziriko mwese mumeze neza cyane. Reka gushimire ko wafashe umwanya wawe ukicara ugakurikira inkuru za DON TV nk'ibisaza. Gikuva ritwa Badon nijuza nkugeza amakuru menshi y'imyidagaduro agiye atandukanye yibanda cyane ku makuru avugwa hano mu Rwanda. Reka ngushimire rero ko bafashe umwanya nk'uyu nguyu, ni iby'agaciro cyane. Dutanga ibitambo byigiye kugira ngo dufate umwanya dutegure amakuru nk'aya ngaya, tuyategure tuyakugezeho ameze neza cyane, ijwi uri kuryumva riturika, amavideo nyine kuri screen yawe ubona aho ibintu bimeze neza cyane kabisa, ku buryo ari ibintu nawe wakaba ushimira. Gusa icyo tuba tugusaba ni kimwe, ni ukujya muri comment ukaduha feedback yawe, ugakanda like kuri video ndetse ugakanda subscribe ariyo yibanze, ubundi kandi byaba byiza cyane kurutaho ugafungura notification kugira ngo inkuru zacu zijye zikugeraho neza cyane 5 kuri 5, ujye udukurikira, ujye ubona inkuru zacu mbere y'undi muntu uwo ari we wese. Ujye ubona ibintu birenze njyango ubyumva neza cyane ko n'ahandi hantu wasanga amakuru meza ateguye neza yizewe cyane nko kuri DON TV. Kandi ngushimire ko wagize uruhare cyane mu kuzamuka kwa channel yacu tukatugeza hanga turi kano kanya, ni iby'agaciro cyane kandi n'uno musanzu ukomeye uri gutanga kuri DON TV family. Yo Nyagwero nko kuri kuna kuri screen yawe hariho ifoto y'umujene bita Babu, uramuzi neza cyane cyangwa se mwite Rugema na Amen, umukozi wa Isibo TV by'umwihariko mu kiganiro The Choice Live. Ni umusore mumenyereye cyane kabisa. Ngira ngo ku itariki ya mbere y'ukwa gatandatu nibwo yafashwe n'urwego rw'ubugenzacyaha hano mu Rwanda RIB. Hanyuma ku itariki ya kabiri ajyanwa gufungwa. Byari mu ijoro ryo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu rishyira ku itariki 2, kwa kundi tujya dukisha tukageza mu gitondo. Naho ngaho bamufatiye, tugiye kugaruka cyane ku bijyanye n'ifungwa rye, ndetse tugiye naho twihuriza naho kuba Kensol ndetse na Juno Kizigenza. Hano mujene yagiye akabasanga bafunze, ariko iyo nkuru yagira umuntu no mwimenya, ntiyagiye hano namwe yandihwa. Babu rero yaje kuba yitotomba avuga ati ibintu byambayeho, ibintu ntabwo ari byo, iki yifatira ku gahanga RIB. Ibyo nibyo tugiye kugarukaho muri no nkuru n'andi makuru menshi agiye atandukanye, ariko afite ahantu ahuriye n'ino nkuru. Hanyuma rero ngiye uri kumva ni Badon nk'uko busanzwe ubizi, nk'uko bimenyerewe, nk'uko mubikunda byatari, nicyo tugiye kugarukaho rero muri iyi nkuru. So reka rero ntangire ngira icyo nkubwira kuri uno musore bita Babu. Ubundi uyu ni umusore uzwi ku izina rya Babu nk'uko nyine namwe mwese mubizi mu kiganiro The Choice Live, ariho abantu bamumenye hagiye atandukanye. Gusa ari n'abamumenye akora indi mirimo, aho yigeze akora mu kigo cy'Ababiligi cyangwa se ni kampani y'Ababiligi yitwa Belgian Legacy Limited, kampani yakoraga inzoga. Ngira ngo mwayimenye iyo kampani cyane bwo Platinum yasinyaga amasezerano yo kwamamaza inzoga yitwa Martin ndetse na Christopher, inzoga zemo zikorerwa hano mu Rwanda ku Ruyenzi. Hanga rero Babu yakoreye ari umusales manager, aho ari bifite naho bihuriye n'ibyigaga muri kaminuza, aho yize hano muri kaminuza y'u Rwanda ishami ryawe, aho yigaga ibijyanye na statistics. Aba rero ari nako wasigisoza itajya gukora aho hantu, aho yari umusales manager. Ubwo nimwe mu byo nkubwiye Babu yagiye akora, ni umusore wagiye akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, gusa ntabwo byose nabivamo. Gusa reka twirebere uko yafashwe, gufatwa kwe ikintu cyake byishe inyuma, ndetse nuko yabibonye. Babu yafashwe ku itariki 2, umunsi wo ku itariki ya mbere, ariko mu ijoro rishyira umunsi w'itariki ya 2 nibwo yafashwe. Ubwo bari muri mu kabari kamwe muri Kigali kitwa Crystal Lounge, aho bari mu gitaramo cyari cyateguwe n'umusore ukomeye cyane muri Tanzania bita RG DJ, ni official DJ wa Diamond Platnumz. Rero aho hantu niho bari. Hanyuma rero Babu yari kumwe na genge ye, harimo nabo bita Bandahiro n'abandi bagiye batandukanye. Hanyuma igihe cyo gutaha kigeze, umujene avuga ati ariko rero buriya twahaguruka tukagenda, hanyuma tukagera mu rugo tukareba abagwana. Mutipa hagurutse ageze hanze asanga hari umujene wamwitambitse kabisa, aravuga ati wanuze n'ibindi se, reka mbe ngufashe mu izosi gato tubanze zikame ngufashe mu izosi gato ubanze wisobanura. Umujene rero maze kubikora gutyo
avuga ati ngewe ariko buriya ndiyizeye ndabangutse ariko kuri igipfunsi akubita umujene kabisa, yamumerera nabi cyane. Hanyuma rero bimaze kugenda gutyo ntibyarangiye, ariko yamukubise igipfunsi babanje kugigira, yabanje kumuzengereza, amaze kumutama igipfunsi amanutse ageze hasi hasanga umujene yakubise yahamutanze. Habwiye umusekirite ati babu ntavemo hano amaze kunyangiza. Hageze abasekirite bati babu rero hanga ntabwo ugomba kuharenga, ugomba gutegereza ikibazo cyawe nuramusuka kibanza kigakemuka. Abandi bagabo bari muri genge ye bamwe babanza kugenda baca ku ruhande barigendera, baba asigaramo, ariko bamwe barimo Ndahiro barasigaye kuko we nyuma yaje no kujyana na babu kuri RIB. Hako n'ubundi birangira mutayemo nyine arigenda, birumvikana ntabwo bari gufungwana. Babu rero birangira afungiwe aho ngaho. Mu iryo joro yagumye kuri RIB, umunsi ukurikiye bamujyana rero mu kasho. Umujene bamujyanye mu kasho atarinjiramo atarageramo, inkuru yuko yafunzwe ibirasohotse ku kinyamakuru Igihe. Ewana rero iyo nkuru imaze gusohoka biramenyekana ko umujene bamufunze, birakomeza rero. Nyuma yuko babu wafunguwe nibwo yatanze n'amakuru menshi yisumbuye ku kijyanye no kuba yarafunzwe nuko yabyakiriye, aho bivuga ko ngo yari yakubise umusore, ntabwo bivuga ko yari yakubise, ahubwo yakubise umusore. Ni umusore witwa Uwirayiva, aramukomeretsa bya danje, yaramuhonze nyine amaze kumuhonda rero umujene bajya muri RIB. Gusa nyuma babu yaje kwemera icyaha, hanyuma baramugabanyiriza, ariko nyuma hagati aho ngaho bivugwa ko babu yatanze amafaranga ageze muri miliyoni yishyuwe no musore bita Uwirayiva kugira ngo bamurekure, kuko byari byamaze kwemezwa yuko azafunga umwaka kandi agatanga n'indishyi y'amafaranga, icyo bita ihazabu. Ariko arareba asanga ko agiye gufunga igihe kingana uko nguko abatereka wane munemere nyitange hanyuma bandekure. Rero amaze kugira hanze nawe yavuze ko atanyuzwe n'uburyo RIB ikora, avuga yuko inkuru ye bayitangaje bitaranamara kwemezwa ko yafunzwe, ataramara kugera mu kasho. Nyuma y'ibyo rero akomeza avuga yuko atanyuzwe cyane nyine n'uburyo baba bamufunze, n'uburyo inkuru ye kandi yatangajwe. Nyuma rero yatangaje ko atishimiye uko byagenze, kuko avuga ati ntabwo bagombaga gutangaza inkuru yanjye muri kiriya gihe bitaranamara kumenyekana ko nafungiwe, kuko bagiye kumfunga bya nyabyo. Kuko avuga yuko ubundi batakabaye batanga inkuru nk'iyo ngiyo mu gihe iyo myanzuro itaramara gufatwa, kandi akavuga yuko ngo ubundi mu by'ukuri RIB nayo yabikoze mu kugira ngo itwikire ku izina rye. Ikindi agaruka nuko avuga ko kugira ngo afungwe bihita bitangazwa, nabyo byagizwemo uruhare no kuba avuganira abahanzi, barimo nko kuba wenda hari abenshi yagiye avuganira. Urazi ko hano muri showbiz hari byinshi bigenda biba, abasani bacu babafunze, urabizi ba Titi Brown uko byagiye bigenda, urabizi ba Kevin uzibandi ba Zo Trap, ugasanga umuntu ari kubavugira bati none no mujene ubwo ajya azamura umuntu ari kuvugira abantu, reka nawe tumukozemo abanze mvu ukuntu bimeze. Ibyo bintu babagenda bihuza, ukumva ko nyine ntabwo ibintu byakiriye neza. Ikindi kintu nuko ngo imbabazi, hahandi bivuga ngo umuntu ngo yahawe imbabazi, nyine yiyunze n'uwo yakoshereje, usanga umuntu azakana kuyenzo kugira ngo umuhe amafaranga y'imbabazi be kugufunga. Bita binumvikanisha ko babu yababajwe cyane n'amafaranga yatanze kugira ngo iva mu babarire. Ariko biranumvikana cyane kuko 1M ntabwo ari amafaranga make, ntabwo ari amafaranga buri muntu wese yabasha kubona, nuko abajene barakoze kuva kera barihirinze, cyangwa se yaba ntana yafite gitaguza abantu muzanye n'ingagari buriya witwara neza, kuko iyo ngagari igihe cyose yagukura mu maji. Wamutabaza niba ari 1M akayigutamo ukishyura, ukava mu gihome nawe ukajya guhiga nk'abandi ukazishyura. Aho rero ikintu gihari nuko icyo gihe babu ubwo yari ari mu kasho yasanzemo Kenson ndetse na Juno Kizigenza, icyo gihe nabo bari bafunze, ariko inkuru yabo ntabwo yigeze imenyekana. Hagati aho rero babu yibaza impamvu nawe inkuru yamenyekanye, ba Juno ndetse na ba Kenson bari bafunze, ariko inkuru yikamenyekana cyane, kandi mu by'ukuri ntabwo ari we ufite izina rinini kuruta abo ngabo bandi bari barimo, kuruta ba Kenson. Ariko ba Kenny bari barimo ntibyamenyekana. Gusa cyakora ikintu yavuze nuko bo Kenson ndetse na Juno bari bafunzwe na Traffic Police, ntabwo bari bafunzwe ntabwo yari nuza, ntabwo yari RIB, nicyo yavuze. Ariko ikihari aho ngaho birumvikana ko nawe iyi nkuru nabo birumvikana ko nabo inkuru yashoboraga gutangazwa bati Kenson ndetse na Juno nabo bari ahangaha, ariko ntibyakozwe. Akavuga yuko hari igihe rero batangaza inkuru bitewe n'umuntu uwo ari we, bitewe n'izina afite, kugira ngo bagaragaze ko akazi kabo gakorwa neza. Rero ikintu kiri aho ngaho kuba Kenson yari afunze, biravugwa ko Kenson ngo yari yagonze inzu y'umuturage
ikintu cyo kwishyura ako kanya ntibite bikunda, rero bakaba bamuteretsemo bati muhungu wawicayemo hariya nawe banze witekerezeho, banze niba ibintu biraza kuvamo kugira ngo uvemo hano. Bamutereka mu kasho, ariko inkuru ntiyamenyekana aba legend. Loki bakamuterekamo kabisa, ibintu bakabiceceka, yamara kwisuganya batereka nishyira umufungo bande kuremvemo. Hari ibintu biramubika rero byinshi cyane mutajya mumenya. Hari abantu bagera mu kasho kandi aba celebrities mwebwe muzi kabisa, mwebwe muzi, ariko ukaba utamenya ngo byagenze bite. Akajyamo mu kasho Loki akaba arimo, ariko nta muntu ntihagire umenya wagwana. Hari benshi bafunzwe mu bihe bitandukanye ariko utigeze umenya. Niyo mpamvu rero nka DON TV tuba twakubiri kugira ngo tugureze breaking news, tukuzane amakuru tigiye amatwi yawe atigeze yumva ahandi hantu, and told stories. Aho ngaho bado niho nzira nkagutamo story ya danger. Ikintu usabwa ni kimwe, n'ugukanda subscribe kuri YouTube channel yacu ni DON TV, ushaka no kudukurikira kuri social medias. Reka rero ngushimire ko wicaye ukadutega amatwi, reka ngushimire ko wateze amatwi DON TV, reka ngushimire ko wafashe umwanya, reka kandi ngushimire ku musanzu utanga ku muryango wa DON TV, buri umuntu wacu byadanje. Nize ko wakanze subscribe kandi ugafungura notification kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi, dukomeza tubane. Anyway, reka rero ukomeze ugubwe neza, twongeye guhura mu nkuru itaha.